Ndagira ngo ngusuhuze mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwacu kandi nk'igitare twisunze gikomeye gifite imbaraga nshuti yanjye, nkwifurije amahoro n'imigisha biva ku Mana. Ni Apostle Prophet Evode. Mu by'ukuri mu gihe tugezemo Imana irahishura ibintu bikomeye, ariko hari ibyo kuvuga hari n'ibyo kutavuga, ariko gusa nababwiye ko abaheburayo mugomba kumva igiheburayo. Nta gihe cyo gusinzira dufite no kuryama ngo duhunikire, kuko umwanzi we ari gukora ku mugaragaro mu buryo bukomeye cyane. Nshuti yanjye, utuye Canada, utuye Australia, utuye Belgique, utuye ku migabane y'isi itandukanye, ndagusuhuje kandi nkwifurije kubana n'Imana, kuko ahandi hose ni ku musenyi. Ndagira ngo nguhe rero ubutumwa nahawe n'Imana. Ni ngombwa ko mpita mbutambutsa. Ndimo nsenga, hari ibyo Imana ibihishura, kandi uyu murimo mwiza benshi bavuga ko tudakwiriye kuwukora, abandi bakawurwanya, abandi bakavuga ko badashaka kumva iby'ubuhanuzi, iby'ibiva ku Mana. Mu gisata kimwe ndabumva, ariko mu kindi gisata sinumvikana nabo, kubera ko Imana iravuga. Niba so avuga wakubyaye, mama wawe akavuga, nawe ukaba ufite umunwa wo kuvuga, iyaremye ijuru n'isi niyakuremye, ukwiriye kureka ikavuga, ukwiriye kuyumva cyangwa ntuyumva, ariko ntudisikasinge cyane ngo ugeraho utandukira, kuko kudisikasingamo gake biremewe na Bibiliya, kuko Bibiliya irabyemera ko dukwiriye kubanza kubigenzuza ijambo ndetse n'umwuka w'Imana. Ariko mu gihe udafite ijambo muri wowe, ntugire n'umwuka w'Imana muri wowe, ukwiriye kwizera ibitaraboneka ko bigomba kuboneka. Ugomba kwizera ko Imana ivuga, kandi ugatega amatwi ukarindira ko bisohora. Wabona bidasohoye, wowe ukabona guhinyuza ibihanurwa. Rero bimwe mu bintu bibabaje Imana ni ukubona abarwanya ururimi rwayo ngo ye kuvuga, kandi bo itarabahinduye ikiragi. Mfite mesaje zigera kuri 5 nshaka kuguha wowe nkurikirana, wowe wakoze subscribe. Narakubwiye ngo uri umunyamugisha ukomeye. Haba mu mvura tuzavugira Imana, haba mu zuba tuzavugira Imana, ndetse no mu rupfu bishobotse twayivugira ibaye itujyanye mu bundi buzima, bikaba ngombwa ko tuvuga ubutumwa, tuzavugira Imana. Kuko umuhanuzi w'Imana Elisha amaze gupfa, intumbi ye yavuze ubutumwa, kuko batuyeho umurambo urazuka. Nshuti zanjye rero, ndabasuhuje mu izina rya Yesu. Ndabakumbuye cyane, nari mbakumbuye cyane cyane. Hari haciyemo hafi icyumweru tutabonana, tutavugana, kubera ko hari inshingano mfite. Nk'uko mubizi, narahiriye kuba intumwa mu cyimbo cya Kristo. Hanyuma rero mesaje ngiye gutambutsa, nyemerera tubanze dusenge kugira ngo Imana ize kubana natwe. Father, mu izina rya Yesu, ndagushimiye kubw'abana bawe, ndagushimiye kubw'imbaraga zawe, ndagushimiye kuko wabarinze, ndagushimiye kuko wabarwaniriye, ndagushimiye kuko wabatsindishirije, ndagushimiye kuko ubana nabo buri munsi, ndagushimiye kuko ukuboko kwawe kwiza kwabanye nabo n'ubu uracyabanye nabo. Nanjye wabanye nanjye, warandinze imitego n'amahwa by'umwanzi. Warakoze, izina ryawe rihabwe icyubahiro mu izina rya Kristo Yesu. Ngiye gutanga ubutumwa washyize ku mutima wanjye, wampishuriye. Unyemerere inkurikizi zose zitagaciro, ibitavuga Kristo biceceke, imbaraga z'umwijima zihunge, ibitavuga Imana bitsindwe mu izina rya Yesu Kristo. Amaboko y'Imana akore ibidasanzwe, kandi imbaraga z'umusaraba zitutwikire cyane, kuko hariho abagome n'abagambanyi mwinshi bagambanira ubwami bw'Imana, bagambanira umurimo w'Imana. Ariko kandi biravuga ngo usenya urusengero rw'Uwiteka nawe Imana izamusenya, bitinze cyangwa bidatinze izamusenya. Rero turasenya inyubako zose Satani yubaka ku bantu, turasenya imigambi y'abadayimoni n'abarozi, turasenya imigambi y'amahembe n'ibitega n'imbaraga mbi z'umwanzi zose. Dusabye twizeye mu izina rya Kristo Yesu, amen.
nagize ihishurirwa rintera ubwoba mu mutima wanjye, numva ndatitiye mu ngingo, numva ncitse intege muri make, mera nka cya gihe Eliya ajya munsi y'igiti cy'umuroteni akisabira gupfa. Inshuti z'umusaraba mwe munkurikirana, ntabwo ibihe byoroshye. Twajyaga twivugisha ko bitoroshye, ariko ibikomeye bitaraza. Buriya mbere y'uko imvura igwa habanza gukubita inkuba n'imirabyo. Rero abana b'Imana hari igihe tubona imirabyo tukabona inkuba zirakubise, ariko amahindu cyangwa se urubura rukaba rutaramanuka ngo rugwe. Mutese umuhanuzi profete Apo wabonye iki? N'ubundi mu masengesho ngeze ku munsi wa kabiri, nzasoza ejo, kuko kuwa mbere nabwo hari ibindi butumwa nzatambutsa, kuko nahawe ubutumwa mu byiciro bibiri. Nabonye abadayimoni bari kwivuga ngo intsinzi yacu turenda kuyigeraho. Nshyizweyo mbonye ibyo bintu, numva ijwi ry'Uwiteka rivugana nanjye ngo komeza utega amatwi. Abadayimoni amajwi yabo ndayumva, baravuga ngo abahanuzi twarabashoboye, ngo twabateje ubwibone, tubaca intege dukoresheje abo bahanurira, n'abahanurirwa nabo twabaciye intege dukoresheje abahanuzi. Ndasubiramo iyi mesaje. Abahanuzi bacitse intege kugira ngo badasengera abantu, baciwe intege n'abo basengera. Hanyuma abasengerwa nabo bacitse intege abadayimoni bakoresheje abahanuzi, bahemukira intama. Ngo numva baravuze ngo ibyo rero murabona ko intego yo kuzinukwa Imana abantu twamaze kuyibateramo, bo ubwabo tubasopanije imitwe. Ngiye kuvuga numva ijwi rirambwiye ngo cece kubanza utega amatwi, ngo kuko ndababaye, ijuru rirababaye cyane. Wowe uri kurya ukaryama ukiyorosa, ariko so wo mu ijuru afite agatambaro ari kurira akihanagura amarira. Imana ifite amarira menshi menshi itewe n'abantu. Bene data bakundwa mu Mwami, numva abadayimoni amajwi yabo arimo araserebura. Baravuga ngo abakozi b'Imana, Imana yahamagaye yabashyizeho ibishoro byinshi kugira ngo ibacure, ngo ariko twamaze kubaca intege. Numva bari kuvuga ngo n'abasigaye, numva amajwi avuga ngo n'abasigaye nimubananize, nimubace intege. Umukozi w'Imana aho uherereye, sinzi ngo uri hehe, Pastor, Reverend, Apostles, Prophet, bavuga butumwa, bene data bagenzi banjye bakundwa mu Mwami wacu, murabyemeye Satani abyina intsinzi? Kristo niwe kunesha kwacu, Kristo niwe byiringiro byacu, Kristo niwe mbaraga zacu.
wanyemerera icyubahiro cyawe ukaba ukihoreye ko n'ubundi ari Imana yakigutije, kuba nzi abantu bari bubashywe ku isi icyubahiro cyabo cyamanutse. Nawe ufite ingero nyinshi, nahanyu kuko mufite umwuka wera, mwisuzume, twunge ubumwe, dushire hamwe. Abagome bari hagati muri twe, abajura bari hagati muri twebwe, abagore ku butumwa bari hagati muri twebwe, tubateze Imana mu ibanga ibahanisha ukuboko kwayo gukomeye, ariko tunabakebure. Ndabwirwa rero nijoro, Imana inambwira ngo nimbwire abantu mu byiciro bibiri. Hari abahamagawe bahabwa inshingano n'Imana, hari n'abahamagawe bahabwa izindi nshingano zo gufinansa abo bantu b'Imana. Ndabwirwa ngo ibyo byose Satani yabihinduye zeru, ariko ngo ni mu rwego rwo kugira ngo nihagira abaterwa n'umwanzi he kugira utabara. Mu Kristo ntama y'Imana, uri kubibona nawe ko kubona umuntu w'Imana ukurambikaho ibiganza akagusengera muri kino gihe ari isereri. Satani intego ze azigeze kure, ariko Imana ubwo yahishuye imigambi ye, nahanjye nawe ngo tumurwanye. Nkavuga ngo rero uburyo nabonye ibintu, uburyo nabyeretswe, ntabwo amazi akiri yayandi. Ubugingo waruhiye nutabyuka ngo ukora icyo wahamagariwe, urashiduka wabubuze. Rwose nudahagarara neza mu cyuho urashiduka. Ubugingo waharaniye igihe kirekire ububuze mu kantu k'agafinari. Message ya kabiri, Imana yambwiye ngo mbwira abantu ko nihabaho kuba maso ku banyamasezerano, hari abantu nabonye bari gusenga babwira Imana ngo ibigeragezo twahuye nabyo 2025 ngo ntitwongere guhura n'ibikakaye kuriya. Numva uko gusenga kw'abo bantu basenze gutyo nako kurumvikanye mu maso y'Imana. Ijwi ry'Imana rivugana nanjye ngo Imana irwaniye abanyamasezerano intambara ikomeye. Umva, Imana irwaniriye abanyamasezerano intambara ikomeye. Hallelujah. Lota se elopi dafose katia. Hanyuma hari amasezerano yawe ari busohore. Ntabwo nzi niba ufite iry'urushako, ntabwo nzi niba ufite isezerano ry'inzu, ntabwo nzi niba ufite iry'imodoka. Uyu mwaka urabona ikiganza cy'Imana. Uyu mwaka Imana yambwiye ngo irukije Satani ibyo yamize. Wanyitabye ngo amen. Iyerekwa rya gatatu, umuntu wese uri hejuru y'imyaka 37, nabonye ibintu bimeze nk'umuvuduko w'amaraso, icyo bita hypertension.
bizamuka kuri abo bantu. Mbona bihindutse nk'icyorezo. Hypertension no kugira isukari nyinshi, diabete, guhinamirana cyane, abantu bagahinamirana mu ngingo. Mbona bibaye ku muvuduko munini cyane. Ijwi ry'Imana rirambwira ngo ni umwuka w'abadayimoni wo kuca intege abantu. Ndababara kuko Imana yambwiye ngo kuko abantu batakiri maso, ngo igiye kubagaruza ibigeragezo. Ariko ndabwirwa ngo abari maso, Imana nk'uko yababwiye ko izabarinda, ngo irabarinze kandi nk'uko yabisezeranye. Irakurinze nk'uko yabisezeranye. Iribanye nawe nk'uko yabisezeranye. Irakurwaniriye nk'uko yabisezeranye nawe. Urubyiruko rero ruri munsi y'iyo myaka 37, nabwiwe ngo bamwe Imana ibashize mu biganza bitari ibyanyu kugira ngo mukizwe. Abandi muhuye n'Imana mu makorosa atandukanye, iriyiziye ku rubyiruko kuko kuba isi yaroramye ntabwo uzabigira urwitwazo, ufite amahitamo. Data arahagurutse, ntawe uramwicaza. Imana ije kunesha, kwerekana ko intsinzi atari iy'abana ahubwo ari iy'Imana. Imana ije kuvunagura imigambi ya Satani ku buzima bwawe. Mfite irindi yerekwa nagize. Nabonye abantu benshi badashaka kumvira Imana, bashaka kumva ibyabo, bashaka kumva ibyabo. Ariko kandi uko kumva ibyabo mbona si umugambi w'Imana. Mbona ni umugambi wa Satani. Imana ibagirire neza. Imana ibambika imbaraga. Imana igendane namwe. Data abaneshereze kandi Imana ibatsindishirize. Amen.